mwaramutse neza mwese mukurikiye The Mask Rwanda. Reka tubashimire cyane ubwo tugarutse mu rubuga rw'imikino, aho tugiye kubagezaho amakuru ashyushye kuri ekipe ya Rayon Sport yatangiye imyitozo kugeza ubu ngubu, aho tugiye kubabwira byose uburyo byatangiye nuko ikipe ya Rayon Sport ihagaze. Reka tugushimire wowe wamaze gukanda subscribe, tunakubwira we utarakanda subscribe nayo magambo y'umutuku ari munsi ya video ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera, ubundi tubane ibihe byose. Gukanda like ni ingenzi cyane, share ni impano ikomeye waba uduhaye hano kuri The Mask Rwanda, ndetse ugatanga n'igitekerezo muri comment ku bintu byinshi twagenda tukubwiraho tugenda tubasobanurira. Reka tugaruke nyuma gato yako kananga, ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Rayon Sport yiganjemo amasura mashya, yatangiye imyitozo. Perezida w'iyi ekipe ya Rayon Sport yabwiye abakinnyi ko intego yabo y'uyu mwaka w'imikino ari ugutwara igikombe, ko nta rundi rwitwazo aba bakinnyi bagomba kuzana ku banyarwanda, kuzana ku bakunzi b'iyi ekipe ya Rayon Sport, usibye gutwara igikombe cya shampiyona 2021-2022. Iyi myitozo yatangiye hagaragayemo abakinnyi benshi basanzwe bakinira iyi ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'abakinnyi bashya iyi ekipe yaguze, ndetse hakagaragaramo n'abakinnyi bataragurwa ariko bari mwigeragezwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport, aho bose bagaragaye mu myitozo. Ndetse harimo na Rutahiza waturutse muri ekipe ya Young Africans ituruka mu gihugu cya Tanzania. Kuri wa kabiri tariki ya 14 Nzeri nibwo ekipe ya Rayon Sport yatangiye imyitozo, aho isanzwe ikora imyitozo mu Nzove. Aha hakaba hanatangiwe ibitekerezo byinshi ndetse n'impanuro nyinshi, aho hagaragazwaga ko intego yabo bose ari ugutwara igikombe cya shampiyona, ko nta rwitwazo bazereka abanyarwanda. Ni imyitozo yayobowe na Romami Marcel, umutoza wungirije, ndetse n'umwungiriza we Dusenge Sasha, mu gihe Masud Juma we atarahari. Murabizi ko amaze iminsi mu Burundi, aho yagiye gushingura umubyeyi we witabye Imana. Iyi myitozo kandi yitabiriwe n'abakinnyi basanzwe bafite amasezerano muri iyi ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'abakinnyi bashya badafite amasezerano ariko bamaze kuyabona, kuko abenshi bamaze gusinyira iyi ekipe. Harimo nka Mugisha François bakunda kwita Master waturutse muri ekipe ya Bugesera FC. Hakaza undi mukinnyi Muvandimwe Jemuve wavuye muri Police FC. Hakaza undi mukinnyi muzi bita Mutima Isaac wavuye muri Sofapak, aho yakiniraga muri ekipe ikinira muri Kenya yitwa Sofapak. Hakaza undi mukinnyi bita Byumvuhore Trésor wavuye muri Gasogi United muri ekipe ya Kenisi, nawe muramuzi cyane, ni icyamamare. Hakaza undi mukinnyi ukomeye witwa Mushimiyimana Mohamed wavuye muri APR, ndetse na Mico Justin wavuye muri Police FC. Aba bakinnyi bose bakaba batangiriye hamwe na ekipe ya Rayon Sport imyitozo kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 Nzeri, aho bitegura umwaka utaha wa shampiyona ya 2021-2022. Gusa nubwo iyi ekipe yatangiye imyitozo neza ku mutuzo nta kibazo na kimwe, hari abakinnyi basanganwe amasezerano y'iyi ekipe ya Rayon Sport ariko bakaba batatangiranye n'ikipe imyitozo, ari bo Manase Mutima ndetse na Kwizera Olivier.
ngira ngo Kwizera Olivier we twagiye tumuvugaho mu makuru yacu yagiye atambuka, aho n'umukinnyi mwiza ariko udafite discipline, aho n'uwahoze ari umuyobozi wa Rayon Sport Sadat yigeze kumuvugaho amuha impanuro ko natitondera kariyeri arimo bizarangira abaye nka Muhammad Mosi ubu asigaye ari umusabirizi, ariko ko atabimwifuriza nk'umukinnyi ukinira ekipe yabereye umuyobozi. Muri abo bakinnyi bagaragaye bakora imyitozo muri ekipe ya Rayon Sport harimo icyiciro cy'abakinnyi bari mu igeragezwa ry'ibyumweru bibiri, harimo nka Nizeyimana Machenzi wigeze kunyura muri iyi ekipe ya Rayon Sport, hakaza n'undi rutahizamu w'umurundi witwa Muntore Jean bakunda kwita Pipi uherutse gutsindwa igerageza muri Tanzania mu ikipe ya Young Africans, hakaza Kamoso wakiniraga ikipe ya AS Muhanga, ndetse na rutahizamu w'umunyakameroni, ndetse n'abandi benshi bari mu geragezwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Abo bose akaba ari abakinnyi b'intyoza b'intoranwa iyi ekipe ya Rayon Sport yahisemo kugira ngo baze bayifashe gutwara igikombe cya 2021 2022, dore ko ariyo ntego ya ekipe kugeza ubu itegerejwe n'abakunzi bayo ku kibuga, mu gihe kirekire cyari gishize imikino itaba kubera icyorezo cya COVID-19. Imyitozo mbere yuko itangira hari amagambo yavuzwe n'umutoza ndetse n'impanuro umutoza mukuru yagiye asigiye abakinnyi be. Reka umutoza yarababwiye ati nubwo mugiye gutangira imyitozo bwa mbere ntahari, ariko mukore neza imyitozo, mugaragaze ishyaka ryo gukunda ekipe ndetse no gukunda imyitozo kugira ngo tuzabe ikipe y'igihangaje itazapfa gutsindwa n'ibonetse yose muri iyi shampiyona y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira, dore ko twiteguye hakiri kare. Nk'uko bisanzwe kandi iyi myitozo yitabiriwe n'umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sport, aho yahaye ikaze abakinnyi bashya ndetse n'abatoza ababwira ko intego ari ugutwara igikombe cy'uyu mwaka wa shampiyona. Uwayezu Jean Fidel yavuze ko intego ya ekipe ari ukwegukana iki gikombe, dore ko hari hashize iminsi mike badakoza imitwe y'intoki kuri iki gikombe, ariko bakaba bagarukanye amaraso mashya yo kuba batwara iki gikombe cya 2021 2022. Iyi ni The Mask Rwanda. Reka tugushimire babanye natwe muri aya makuru ya The Mask Rwanda, tunagukangurira gukanda subscribe niba utarakanda subscribe, gukanda like, share, comment ni ingenzi cyane. Reka tubashimire, amakuru nk'aya nakagaruka mu kanya dukomeza n'izindi nkuru zitandukanye. Ciao ciao.